Nakuda kumva tujye
udutsindishiriza haleluya haleluya ese turi hamwe muri tebe bibazo mubiri mo sawu turarira ibyo mu ijuru ndagira ngo bibasabe nabibona mwana ndashaka gusaba ngo ikintu ifitiye mu ntoki niba hari ibintu bikora ngo gusaba kiri bukure mu rugo ariko niba biraha twigendere yego turi kumwe teke Imana igumisha ndashaka kukumva ku buryo note yaca hariya ikazamuka igaca muri tubara twinyuma abantu bari hano mu iteraniro bakamenya ngo umuntu wakaze kuri piano haleluya ndashaka ko nabo twitaranye hano twiteguye kubona abana bacu abasanga twamaze kugera ku rwego rwo kuba aribo bonyine baburaga ariko twebwe ibyishimo nabo bibonera kubidusa icyubahiro kibi cy'Imana haleluya haleluya ndabiza abantu barimo hano bose nudaheruka mu rusengero rw'Ikaratiye ibintu bijyanye no kuvuga Imana rero ntakintu bibatwara icya kabiri mwene data dutegereje ni umuririmbyi ni umukristo mbese kuvuga iby'Imana mu bukwe bwe ni naryo jambo ryoroshye dufite kuba twakwemereye cyiza ndetse n'umuryango mutwemereye dufatanye duhimbaza haleluya 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 turacyari hamwe ndashaka kubona nagoze mugaje gutya Imana wadushiza kwiye katogoye maze wadushiza kwiye mana katogoye maze uko mbishoboye kose nzagushira hejuru izina ryawe Mana we ubineza nawe uko mbishoboye kose nzagushira hejuru Mana we izina ryawe Mana we izina haleluya haleluya Imana yayindi yadushize ahakwiriye ni nayo kandi natwe duhimbaza ndacyashaka kubumva abantu bari kuri piano reka mwagiye hirya yacu zamuka